abantu benshi nibarimbuka tw'abakristo ni twebwe tugomba kubishinjwa kandi n'abantu benshi nibanarokoka tukabavana mu byaha bakaza muri Kristo nabyo tuzabihemberwa atiriste niko birivuga wabisomye neza ntago wasomye nabi amategeko y'Imana ntago Imana yaduhaye ngo tuyakurikize icyo nicyo kintu cya mbere ushaka kwibeshya cyangwa se ukabeshya n'undi muntu nicyo kintu gituma abantu benshi babana n'ubwoba muri iyi si batekereza ko bazarimuka kubera ko batekereza ko Imana yaduhaye amategeko 10 kugira ngo tuyakurikize kandi impamvu bana n'ubwoba nuko ubizi neza ko aya mategeko utayakurikiza 100%. Come on, ushaka kubura umupasiteri ukomeye, ushaka kubura umudiyakoni bimazemo imyaka myinshi, uri umuririmbyi ukomeye, ariko ibyo ukora inyuma y'urugi urabizi. Ibyo ukora batakureba urabizi. Ariko Imana yawe irabizi kandi irakubona. Ushaka kuzikatwereka ishusho nziza ufasha abantu ukorera Imana, uri inyangamugayo, ariko kamere yawe urayizi. Bya bindi ukorera inyuma y'urugi nta muntu ukureba. Uriya ni wowe wanyawe. Uriya ni wowe wanyawe. Irarufite. Ibitekerezo bikuzamukamo byandi bikuzamukamo nawe ubwawe ukikanga ukavuga uti gute ntekereje ikintu nk'iki ngiki. Urabizi. Uriya ni wowe wanyawe. Ushaka kubihisha abandi ariko ubwawe urabizi kandi n'Imana yawe irakuzi. Ubwo bari abantu babana nabwo butuma bajya gusenga bakurira za kanyarira bakiriza ubusa bakarara mu buvumo bagasenyera mu butayu bakarara mu mazi. Nubwo babwiki bwo kurimbuka. Kubera iki barakubeshye ngo amategeko y'Imana yashyireho kugira ngo yakurikize. Ariko se koko wayakurikiza bigakunda? Icyo nicyo kibazo ukwiye kwibaza. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo kundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Can you? Hey, koko wakundisha Imana n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose? Urabizi neza ko byakunda? Ubuse nkweretse cyanditswe muri Bibiliya Yesu ubwe yivugiye ko bitashoboka. Bose bakoze ibyaha, bose kandi baranduye, bose baranduye, amaso y'Uhoraho, amaso y'Uhoraho abura n'umwe ukwiriye. Ijambo rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Iri jambo ni ijambo rizana confusion cyangwa se urujijo rwinshi. Naryumisha kuva cyane umwana nkiri mu badepere ko sinigeze ndisobanukirwa. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Bashatse kugaragaza ko jambo atandukanye n'Imana ariko nanone tubagaragaza ko nawe ari Imana. Ngo kandi ibintu byose niwe wabiremye. Kandi tuzi ko Imana yari yaremye ibintu byose ikoresheje ijambo ryayo. Yaravugaga gusa ngo nihabeho umucyo, umucyo ukabaho. Akavuga ngo nihabeho isanzure, isanzure rikabaho. None uyu murongo uvuga ngo jambo ngo yahoranye n'Imana ngo kandi yari Imana ngo kandi yahoranye n'Imana ngo kandi waremye ibintu byose. What does it mean? Icyo bivuze nuko ijambo n'Imana ari ikintu kimwe. Nivuga ngo Imana ivuze ijambo ryayo nibwo buryo yigaragazamo. Niyo mpamvu ijambo ryayo rikomeye, ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo ririca, ijambo ryayo rikuraho ibintu, ijambo ryayo rikazana ibindi. Jambo n'Imana ni ikintu kimwe. None rero witegereje usanga Imana yagiye ivuga ibintu byinshi. Niyo ngo nimba Imana ivuze ngo nkundisha umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, iri kugusaba ko wumvira ijambo ryayo ari ryo yo, sibyo? Ari ryo yo kuko ryo n'ijambo ryayo ni ikintu kimwe. Uyikundisha umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose. But the question is, kibazo ni ese iyo witegereje neza basireka nkubaze, ubona umwana wabyaye ukamutwita amara yawe, amaraso yawe, we watinyuka ukavuga ngo umukunda n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose? Nta gihe umwana wakura akazi ukumva Mana we niyo ntamubyara.
hagiye umwana wakura akazi kumva muhungire aba bana mbahungire ko numa ngiye gusara. Ibaze ko umwana wabyaye udashaka kumukundisha umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Nawe ubwawe ushobora kuba utikunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Hari igihe utekereza ariko ubundi bunavukiye iki? Ubundi wakwiyahura nk'ipfira. Umuntu yaje muri isi kubabara. Nk'ibi ni ibiki? Nawe ubwawe ntiwikunda 100%. Gute wakunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose? Ijambo ry'Imana, Imana ni ikintu kimwe. Niyo mpamvu kenshi Imana agiye itubwira ibintu ibizi neza ko tutabishoboye, ariko bifite iyindi purpose cyangwa se bifite ubundi mumaro. Tugarutse ku mategeko y'Imana, ntabwo Imana yatanze amategeko yayo ngo tuyakurikize. Ayo ni amakuru yizewe. Impamvu nuko niyo urebye aho isi yatangire cyangwa se mu gihe cya Adamu na Eva, Adamu na Eva ubwabo bishe itegeko ry'Imana. Amategeko y'Imana yahozeho, ntabwo amategeko y'Imana yatangiranye na Moses. Ijambo ry'Imana ni itegeko ryayo. Imana yabwiye Adamu na Eva ati ibiti byose byo muri ingobyi mwemererwa kubiryaho, keretse iryo ni itegeko, keretse igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Iryo ni itegeko ry'Imana kuko ni ijambo ryayo. Nuvuga ngo ntago amategeko yatangiye ejo bundi, ntago ari yandi murondora ngo 10, ahubwo amategeko yahereye no muri mwitangiriro. Imana iha kondisiyo Adamu na Eva ngo keretse ririya ryari itegeko. Ariko Adamu na Eva bakoze iki? Bararyisha. Ku bantu basomye Bibiliya murabizi ko duhereye kuri Adamu na Eva bishe itegeko ry'Imana. Aburahamu bishe itegeko ry'Imana, ibyo turabizi. Imana yamuhaye ijambo ryayo ari ryo sezerano ryayo, kwizamuha umwana w'umuhungu. Kwiheba cyangwa se gutakaza icyizere bimushizemo, we n'umugore bafata umwanzuro, bafata inzira zabo bajya kubyara undi mwana hanze. Abisiraheli bo reka. Ikimenyetso kizakwereka ko Imana itaguhaye amategeko ngo yakurikize cyangwa ko yari nabizi ko utabishoboye, nuko Mose akiva kuri uriya musozi nariya amategeko, yasanze already Abisiraheli bishe itegeko rya mbere. Can you imagine? Itegeko rya mbere, ntuzagire indi mana usenga atari jyewe. Mose yagiye kuva ku musozi, ari ryo rya mbere bamenye, ari ryo rya mbere bishe. Ni nayo mpamvu yafashe amategeko y'Imana ayajugunya hasi, ariyo yari amabuye arayamena. Kubera iki? Yasanze itegeko rya mbere abantu baryishe. None se kankubaze, nimba Abisiraheli biboneye inyanja itukura itandukanamo kabiri, bakabona Imana ibakiza amaboko akomeye ya Farawo, bakabona ibyago byose Imana yateje Egiputa kugira ngo ibakureyo, bakabona mana iva mu ijuru wowe ibintu utazigera ubona, utigeze ubona, utazapfa unabonye, ikabatunga imyaka ingahe, bakaba bararenze bagakora icyaha nka kiriya. Utekereza ko iriya nkuru iri muri Bibiliya kugira ngo bakwereke ibyo Abisiraheli bakoze bibi kugira ngo utazabikora? Ese utekereza ko wewe wakora ibirenze iby'Abisiraheli? Utekereza ko uri wowe uri mwiza, uri igitangaza, ufite izindi mbaraga zidasanzwe, you can do better? Ayo ni amakuru yizewe. Icyo ntabwo ari cyo Bibiliya itwigisha, nta nubwo ari nawo mumaro w'amategeko. Yaba mbere y'uko amategeko aza, abantu bari barisha amategeko y'Imana, na nyuma y'uko amategeko aza, abantu barakomeje bica amategeko y'Imana. Nawe nubwo abantu ubasha kubibahisha, ariko urabizi ko amategeko y'Imana yica. Nanjye uvuga amategeko y'Imana nyica buri munsi, n'abana bacu bazayica, n'ababyeyi bacu barayishe, n'abasogokuruza bacu barayishe. Amategeko twarayananiwe, amategeko yaradutsinze, amategeko umwana w'umuntu ntabwo ayashoboye. None ahubwo ukibaza, nimba amategeko y'Imana yaratunaniye, niki Imana yaduhereye amategeko? Nkunda kubivuga, Bibiliya isubizwa na Bibiliya. Igisubizo cyose ushaka cyangwa ikibazo cyose wibaza muri Bibiliya gisubizwa n'ibyanditswe. Okay? Ikintu cya mbere ugomba kumenya kugira ngo ubone igisubizo cy'iki kibazo, ni uko umenya yuko Imana ubwayo, iyo turirimba ko ari umunyembabazi, ko ikomeye, ubwayo iyo Mana izi intege nke zacu.
ntabwo dushobora kuririmba ko Imana izi intege nke zacu ngo noneho dusimbuke ko itabizi ko n'amategeko yayo tudashobora kuyigira gute kuyakurikiza. Irabizi, izi kamere zacu, yaratugerageje, yagerageje Abisiraheli. Inkuru y'Abisiraheli ugireba nka sample, ugireba nka sample wibone mu Bisiraheli ko ibyo bakoze wowe abari wowe wari uri muri opposition yabo, ubwo wari gukora n'ibirenze ibyo bakoze ukabikora nabi kubarusha. Ubwo bo baranagerageje ko byibuza ibitangaza bimwe n'imwe bari banabibonye. Iyo usomye mu Baroma ibice 3 umurongo wa 11 avuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Nimba amategeko akubwira gukora ibyiza, wowe ukaba ugerageza kubikora ukabona bidakunda, uragerageza ariko ntibikunda, ntabwo ubikora neza 100%. Kandi twese tuzi rya jambo rivuga ngo nukora ni 9 ariko ukicara imwe yose ubuyisha. Bibiliya igaragaje ko ibyo waba ugerageza kose muri iyi si nta muntu ukora ibyiza n'umwe. Ibyo ushaka kubisanga mu Itangira ibice 6 umurongo wa 5, ushaka kubisanga nka mu Baroma ibice 3 umurongo wa 11, ushaka kubisanga muri Zaburi ibice 14 umurongo wa 2. Abantu turi abantu banduye n'ahandi henshi. Imana yagerageje ibishoboka byose ariko amategeko y'Imana twaratsinzwe, wabyanga wabyemera. Urabizi neza ko ntubikora 100%, ni n'ampamvu bana n'ubwoba cyangwa se impungenge z'uko ushobora kuzagira gute kuzarimbuka. bose bakoze ibyaha, bose kandi baranduye, bose baranduye, amaso y'uhoraho, amaso y'uhoraho abura n'umwe ukwiriye. None Imana ko izi intege nke zacu tukaba twiririmba ko ari urukundo, tukaba tuvuga ko igira neza, izi intege nke zacu z'ingorane zacu, kubera iki yaturekeye inshingano zikomeye zo gukurikiza amategeko yayo kandi bizi neza ko tutabishoboye. Wowe iyo urebye ubona ubishoboye? Ntabyo ushoboye, urabizi neza. Nubwo abantu baba bakuzi nkaho bishoboye ariko urabizi neza ko utabishoboye. Nta ntungane iri ku isi na pasiteri wawe n'umuvugabutumwa wawe n'abantu ubona muri korali n'abadiyakoni nta n'umwe ubishoboye. Kuki iyo Mana yadusigiye uwo mutwaro ukomeye? Or what if they lie to you? Wasanga barakubeshye atari ko bigomba kugenda. Amategeko y'Imana amaze iki? Abaroma ibice 8 umurongo wa 1 haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere ho iteka. Hari amagambo twumva muri Bibiliya tukumva duteje urujijo, twumva tugize ubunebwe bwo kuyumva bitewe nuko ngira ngo hari ubwenge bwacu ni buto cyane. Hari amagambo adakwirwamo, hari nugerageza kunyuza mu bwonko ukumva ntabwo bivamo ukahita uhitamo kubyihorera. Ariko buri ijambo ry'Imana ryose nk'uko twabibonye ko jambo ari we Mana, ryose rufite umumaro, ryose rigaragaza Imana. Imana yigaragaje muri buri jambo yanditse muri Bibiliya. Icya mbere nimba wizera Yesu Kristo ko yagupfiriye, kubera icyo kibana n'urubanza rw'ibyaha, kandi hano bavuze ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Kuki wumva ko ku munsi w'urubanza uzacirwaho iteka ukajya ikuzimu kandi uvuga ko ufite Yesu Kristo? Hari ibintu by'ibinyoma wizera, nyamara ufunguye Bibiliya yawe ushobora kubisobanukirwa. Barakomeza bakavuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Aha ngaha ugendeye kuri uyu murongo harimo amategeko abiri, ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo n'itegeko ry'urupfu. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo n'itegeko ry'urupfu. Itegeko ry'urupfu ryabanje riraza, ryari rihari. Noneho ngo rino tegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo ryaraje rikubatura rya rindi ry'urupfu no kurimbuka. Turi kugendana? Wahoranye itegeko ryo kurimbuka, noneho haje irindi tegeko ryo kugukiza, rya rindi ryari gufasha. Sibyo?
kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu. Uri kugerageza gukurikiza amategeko byaranakunaniye ariko ugakomeza ukabyizirikaho, nyamara Bibiliya igaragaje ko amategeko yananiwe, hari ibintu yananiwe ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere zacu cyangwa se yacu. Twebwe dufite kamere y'intege nkeya, niyo mpamvu baduhaye amategeko aratunanira. Twarananiwe, imibiri yacu yarananiwe, kamere zacu zaratunaniye. Niyo mpamvu dufite rya tegeko ry'urupfu no kurimbuka. None ngo haje itegeko rishyashya ry'ubugingo, riratubatura, rituvana mu bubata. Ububata mu cyongereza byita slave, byadukuye muri slavery. Twari imbata nk'uko kera batwaraga imbata cyangwa se abasleves muri Amerika, nk'uko Abisirayeli babaye imbata z'Abanyegiputa imyaka myinshi babayeho nabi. Ngo haza itegeko rishyashya ridukura muri bwa bubata bwo gupfa no kurimbuka. None nimba waravuyeyo ukavuga ko wizera Yesu Kristo, kubera icyo uvuga yuko ugifite amahirwe yo kurimbuka, hari amahirwe yo ko umunsi w'urubanza nuza uzarimbuka uzapfa nabi, kandi warabatuwe. Does it make sense to you? Iyo bitekereje bumva bimaking a sense kuri wowe? Ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje. Byararangiye, Imana yarabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. Uyu murimo wo kutubatura tukava mu byaha tugahinduka abakiranutsi, tukava mu nzira yo gucirwaho iteka no kurimbuka tukajya mu ijuru, ni umurimo ngo Imana yasohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha. Wibuke kera iyo wicaga itegeko watangaga igitambo bakakica kugira ngo babarirwe. None uyu munsi Kristo yaraje aba igitambo, baramutamba, yishyura ibyaha bya kamere yacu. Ibyaha Yesu turabifite, tubifite se turabifite, ariko ngo Kristo yishyuye icyo gitambo. Abandika gukiranuka kudaterwa n'imirimo yabo n'aba. Abajambo ry'agakiza, Ijambo ry'agakiza rikomoka mu maraso yiwe gusa. None kubera iki ukibana n'urwo rubanza ukirirwa ufite ubwoba, usaba Imana imbabazi ngo ibi n'ibi n'ibi, ibi n'ibi n'ibi, ufite ubwoba bwo kurimbuka kandi byarishyuwe? Ni nk'uko waba ufite ideni, ufitiye umuntu ideni, noneho undi muntu akaza akari kwishyurira. Rya deni ntabwo yego ko ari wowe waryishyuye, ariko undi muntu yari ari kwishyurira. Warangiza wowe aho kugira ngo ugende wishime userebure uvuge uti Imana ishimwe umuntu yaje nyishyura ideni, ukagenda ukajya kubana n'urubanza rw'ibyaha mutima wawe, yewe buriya muntu yamaye ideni rye none kumwishyura byarananiye, Mana we basi reka nkore cyane ndebe ko namwishyuye ideni rye, kandi ubizi neza ko undi muntu yaje akari kwishyurira. Ubuzima ubayemo ni ubuzima bwa gikristo. Ibintu tubwira abantu kugeza igihe tujya kubananiza abana bakirukanka bakava mu matorero bakava mu Mana kubera ibintu tubabwira bibananiza badashoboye, birakwiriye cyangwa ubwo twebwe abambasaderi ba Kristo nitwe twayobye, ni na mpamvu tuyobye abandi? Nawe bitekerezeho. Amategeko y'Imana abantu batangiye kwica kera. Wowe ntabwo uri special, ntabwo uri special, pasiteri wawe ntabwo ari special, nta kintu kidasanzwe kuri twebwe ku buryo twumva ko ibyo abandi batashoboye twebwe tuzabishobora. N'Imana nayo irabizi, niyo mpamvu bayita urukundo. Turirimba urukundo rw'Imana ariko nta nubwo dusobanukiwe ubunini bwabwo n'uburemere bwabwo. Ntabwo tuzi ko Imana yatubabariye ibyaha byacu nta kintu na kimwe dukoze. Wari wumva indirimbo ya Ben na Chance yitwa Abagenzi? Twahawe gukiranuka kundi kudaheshwa n'imirimo dukora, ahubwo twahawe kubera amaraso ya Yesu Kristo n'ubuntu bwayo gusa. Full stop. Easy peasy. Very, very easy. Kujya mu ijuru ntago bigoye, kuba umukiranutsi ntago bigoye, abakiranutsi turahari ku isi, abera bo mu isi Imana yishimira turahari kandi turi benshi, ahubwo wowe uzinjira mu muryango ryari.
hano twebwe muri Kristo turishimye turaneze dutegereje ijuru nta no gushidikanya dufite dutegereje ijuru rwose niyo ryaza rigasanga ndi heheze ngomba kugenda kubera iki ako niko gaciro k'amaraso ya Yesu Kristo ntago amaraso ya Yesu ameze nk'ay'intama n'ihene yatambwaga buri mwanya buri mwaka buri munsi ayo yaraje abikuraho byose abantu batekereza yuko kuba umwera cyangwa kuba umukiranutsi bavuze ko utagikora ibyaha ntabwo nzi niba mwarasomye Bibiliya muri Zaburi ibice 32 umurongo wa mbere haravuga ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa umutima we ntubemo uburiganya none icyo nshaka kubaza ni iki ngiki ibyaha bye bigatwikirwa umuntu aje agafata wenda ingunguru cyangwa shitingi akaza akayinyubikaho gutya n'intebe niceho n'ibintu byose n'ikamera indi imbere wowe ugaturuka ari inyuma ugaza ugasanga bamfutse na shitingi waba undeba cyangwa waba ubona ishitingi bantwikiriye waba ureba iyi kamera n'intebe nicayemo n'ibiriya mfite cyangwa waba uri kureba ya shitingi y'inyuma ese naba mpari cyangwa ntabwo naba mpari naba mpari ariko ntabwo waba ugira iki waba undeba niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye ntabwo avuga ngo byakuweho ngo ntabwo uzongera kubikoraho ahubwo birara ariko byagize gute byarababariwe ngo hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa ushaka kuba ufite ideni ariko kuko undi muntu yari kwishyuriye simba nkikubaraho iki ideni ariko bitavuze ko wanyishyuye ntabwo ari wowe wanyishyuye undi muntu ari kwishyuriye ariko ideni ntabwo ngize gute ntabwo nkiri kubaraho sibyo ngo ibyaha bye bigatwikirwa ndahari ariko ntwikiriwe n'iki na shitingi ibyaha byacu birahari tubikora buri munsi tuzahora tubikora twahoze tubikora n'Abayisiraheli barabikoze n'abazaza n'abana bacu bazabikora ariko bikoze iki biratwikiriwe bitwikiriwe n'iki n'amaraso ya Yesu Kristo iyi Imana ikureba ntabwo ireba ibyaha byawe ntabwo ireba ubusambanyi bwawe ntabwo ireba kwifuza kwawe ntabwo ireba ibibi byawe n'ubugome bwawe n'ubwicanyi bwawe iyo ikurebye ubona amaraso ya Yesu Kristo kandi ibyo ngibyo birahagije ku Mana kugira ngo ivuge ngo tu umwana wanjye arera arakiranuka nta rubanza rw'ibyaha gifite nuwera rwose ahubwo ni ryari ngo ngende njye kumufata muzane mu ijuru twibanire ikibazo ntabwo ari Imana ikibazo ntabwo ari ijambo ry'Imana ikibazo ni wowe ni wowe uhuze wirebaho ibyaha ukiciraho urubanza ukireba ukabona ukuntu uri mubi ukabona ukuntu ibyaha byagutondagiye uri mubi ukajya kwihana ukajya kwiyiriza ariko Imana ntabwo ikubaraho gukiranirwa Imana yarakubabariye Imana yarakwejeje abakiranutsi bo mu isi turahari abera bo mu isi turahari dutegereje twihanganye twishimye dutegereje umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo azadutware mu ijuru tubeho tutababara iteka ryose andika muri comment ikibazo cyose wifuza kumbaza kuri iyi topic nzakora indi video mbasubiza ibibazo byose muzambaza kandi ubutaha ndashaka no gusobanura ku nkuru ya Esawu na Yakobo inkuru pasiteri washobora kuba atajya avugaho bitewe n'uko batekereza ko Esawu cyangwa se inkuru ya Yakobo itwigisha kubona umugisha twawibye ariko nzasobanura uburyo ngiyewe nawe tumeze nka Yakobo kandi twese tubona umugisha twawuhawe kubw'ubuntu atari uko twakoze iki twawukoreye bye bye Imana ibagirire neza nawe utaha